Guteza social media hari ibintu hari umuntu ngahaye nagira indangiye ko narangarondera urumva yari yambwiye kuri phone nyene kamba muri zino site ariko namurondeye kuri phone namubuze ndabona telefone yiwe ntagiri gucamo none wo mundangira witwa Jojo Jojo si Jojo ntawe nzimana yitwa Jojo None Jojo ntawe uzimana kandi we ntuba muri zisi ba Jojo mwana bari benshi wangu ba Jojo ba Jonathan ba Joyce ba ni Joyce ni Jojo genzi kuri ndamuzi ku izina rya Jojo na Jojo abonzi ni ba Joyce ba Joy ba Jonathan ba Jovite ba aheze za Jovite na kiravuze Jojo ne bya John nabari Joviste tumari Jovite nibiki nakubajije Jojo nimba muzi atuye muri zino katiye nyine urumva yambwiye ngo ni etage y'umuhondo ariko nta etage y'umuhondo nta etage z'umuhondo zihaba nushaka iz'umuhondo ugiremera ubwo ni urazisa none ahaje yambwiye iremera ndambwiye kibagabaga sha bro wintesha umutwe mwana nge shaka ko sindi umukomisiyonere w'abantu ubwo simbizi ahubwo se umva mwana rero ukonkwereke ni buriya umuntu uri guturukiriye guturuka n'ibiki uri kuviri uzahanga genda umubaze menya ari ushaka kuba azi ibintu naho nge sindi komisionere w'abantu wende ubajije inzu uri akava hari yazaza nga none se okay cyangwa mama yasubundi kuri phone mana akakurangira phone yiwe yazimye nabikubwiye namubuze kuri phone navuye mu rugo turi kuvugana ambwira ngo nyaruke phone yibwira none nashitse hano phone yiwe sanga yazimye kiranyishyura ngahe rero kwishura urampemba ngahe nyine wese erega Kigali nta mikino bro nta by'ubuntu bihawe ndaguhemba kugira undangiraho umuntu abantu kuguhemba wese ubundi shaho ugira ngo Kigali hari nta by'ubuntu bihawe aho nta nindero mugira indero ni biki nta ndero ugira nyine umura urashobora mura kuguma arakubwira ngo murangiraho umuntu ariko avuga ngo gaguhemba haraka akazi wowe bukoze nakana hanyuma noneho urampagaritse ngiye muri gahunda zanjye ubwo uzi ngo ibyo ugiyemo ngiye bifite inyungu rose nutanyishyura gahunda zanjye niyishe iminota yose ndiri aha ngaho uzi ngo byagenda bite nibyo rero bivuze iki ariko bro umva nkubwire rero no kuvuga ngo ndabona ukiri mushyashya inaha ariko Kigali ntabyo ndakubwiye ko ndi mushasha none uri umunyarwanda wo wabyumve wabigwe ni wo mu Burundi rero uri Kirundi uzi ngo ntacyo nzi wigize wumva mvuga Ikirundi hari Kirundi wumvise navuze ubwo ni Kinyamurenge uri kuvuga rero ubundi Kirundi n'Ikinyarwanda bitandukaniye mbwiye n'isiguro yavyo umva bro ibintu seshaka kubishyira mu bwenge bwinshi ko rundi burofa ngaho aho mvuri kuvuga iki akumana ko numva utangiye kunyinjirira bro wo umuntu arakurangisha akubwira wezo kurangira ni itegeko kurangisha ni makomo umuntu aguhembe niba nta mafaranga ufite yo kumpemba ubundi se umwanya wanjye uririye aha ngaho urawishyura ngaho ubundi ko ushaka ngaho ibihumbi 20 by'amanyarwanda wankubise kugira ngo ndakwishyure ushaka ko ngukubita none ushaka ko turwana se none ndakwica sure yo none ndaguhamba okay ntiwavuze ko ndumurundi ndabona noneho ibyo uyu munsi nubundi nahara hirya harakagabo mpuye nako kasinze kansindira ibintu ngakoreye wakwereka ahantu karyamye ariko si jewe aho kagabo ntago ari jewe cyangwa uri kubona ufite akaboko usa nk'uwatera ibyuma ukagira ngo wanka ndabona kuva kare none ari ibingibi niriwemo undi ari akagabo kari kansindiye nari inkishi bro ngoro no kwega ku gatuza nkwereke bamubwira wa mukaritasi imba ari uko Kigali bimeze nk'ubu buryo ndagukora nkano gukubita buntu banzizi nuko nyene ntari wacu
umwanya wanjye utakarije hano ugukubita wowe uziziki wakwigiriye se twongeye guhura wogenda aha ni wogenda fuck you igari nuko bimeze ariko nk'iki naco ngere mbazi ibintu wenda ebe ko abataza kunkora meze gute bro meze neza makuru yawe gamugana abishasha biragenda hano hari bimani tuba tumeze fresh muri quartier basi dena ariko hari umuntu ariko ndarondera muri no quartier urakite ariko ndarondera kurondera ni biki ibintu byinda uvuga wow karasa neza akazi bwa mwanya cyane akazi nako ni ingenzi ariko urabizi ko ari wowe wambere akazi ni ingenzi ntabwo nanjye ugomba kumbonera umwanya nta kibazo ndaza kwikosora ko ndarondera nyine umukobwa witwa Jojo uri kurarondera kurondera ni biki yabyita gute hasi y'umuntu yakubwiye ati ngo ndabe ukamubura mu kinyarwanda nyine nambare ndi kumurondera nyine uri kumushaka nambare gushaka ngo yitwa nde yitwa Jojo Sanutuyemo hano se ntago nuye hano yo mpamvu ndi kumurondera namubuze watuye muri zino quartier yatuyambwiye ko atuye muri zino kwikosora kabisa ufite akandi kajama kamutereta akandi kajama bebe wa mu makuru oya babizi ndagukunda ntabwo nakora ibyo kosa pe icyo gukundira mfa ntabwo wakumva ukuntu nyine narakumbuye yambwiye ko aba muri zino quartier yambwiye ko aba muri zino quartier nyine nagukumbuye nyine ariko kubona nawe bigize gusa cyane numva gucaho ariko nyine twebwe no munsi gusa ndishimiye pe kandi none se uramushakira uwo yego mani nta bintu birenze nyine nishira wanje tu nishira wawe kandi arankunda nyine nawe uramukunda cyane ariko ntari si Jojo wambwiye Jojo ni Jojo hari Jojo nzi utuye muri zino quartier wasanga ari uri gushaka niko waciye intwenga ko waciye intwenga ngo nishire wawe ariko nimwaye byiki gihe byinto ariko ntari bitugende nyine mukwereke urebe yiba ari we tu uwo wonzi utuye muri zino quartier wabukoze fresh kwe wabugize fresh kabisa ati asunda subira inyuma ariko ntari bireka ngufashe nabonye uri n'umunyamahanga ntari bikatugende makwereke kamutanye nuko nagiye hari anaberekere abantu wabugize fresh kabisa hariyo ngo nisheri wawe aha ni mwihaye by'abasheri akazi nziza ntibisawa ntari biragenda biragenda cyane ahubwo se maze iminsi numva nshaka kubaza akabazo kameze gute nyine kubera iki muri iyi minsi isigaye mbona nyine ntabwo bimeze neza nka mbere nkumbuye bya bihe twagiranaga twa kundi twasohokaga ikibazo cyawe rero ntabwo uba uhari ukaba wabuze gusa nyine muri iyi minsi ugomba kwikosora twongera tukabonana nk'ibisanzwe sibyo mbebe ntari binyine nsigaye ntekereza ko usigaye ufite undi muntu ugutereta se njyewe mbebe utazongera gutekereza ibyo bintu ndakwinginze oya ntabwo nzongera ibrage niwongera ukabimbwira nzakurakarira bebe oya ntabwo nzibyo kamwemerere none se urumva umeze gute ameze neza kuba turi kumwe ndumva ameze fresh ntabwo wakumva ukuntu nari nkumbuye kuba turi kumwe gusa ziko umunsi tugiye bibana ari urumva najya he handi koko urabona ko zerega mu kanya gatanga cyangwa ubw'ingoma naramamagaye ngo ndagiye sire kutabibikora
ntabwo bikora ariko ndabona isuka tuhindure byashaje nyine nawe urabibona ko utambwiye se kare baby ni ngombwa mubwirize hari igihe nyine mba nabyibagiye ntabyitayeho ugomba kunyibutsa okay sinzi ko ngukunda se ndabikunda cyane mbaza ngo nkumbuye iki gifara kanekereze gifara bitamubwira akantu yani kafresh kandi karabishimisha bisoni iki kwera sina mubwese nzi nikweretse nicyo ngicyo cyane ko ndari gukumbuye ndumva ntabwo nari muryamye nakwiryamye This is a surprise kabdanje. Seriously? Bivuga ko Ahubwo surprise tugende nakwera. Here? umva nyine yamubona nyine iwabo nyine ntiharaye nyine yanjye ndaje makujyana ariko hari ukuntu njya mubona nyine ari kumwe n'abandi basista n'abandi batipe nako bayareka kandi bambwiye ko ari shiri wawe ibintu byanyu by'abashiri ndamwizeye mama uyu wanje ndamwizeye ntabyo yokora ibyo uramwizeye niyo ase kuri umurundi mumuzanye gute kandi bakaba ari umunyarwanda nyine twahuriye none twarakundanye nigeze kumufotora nyine arakunda amafoto yawe urafotora ndafotora ariko ngufashe nawe uzamfotora ntari tuzavugana tugende tubandanye nyine uhanyereke ntari Bebe mwamuzi abantu bino hani bikamuteye umuntu yigendera mukamuhagarika si witwa Juvayo wamwe Nzi sheri wawe Yego sheri we Rwanda murasetse njyewe Ubu umwanya nawe uranyakaye ntabwo nzi nimba ushaka ko tukurangira wavuze nimba tukurangira ko twakurangira ukareka kuduhagarika gutya hano tiraka kandi uranyiragiye ntabwo nzi wowe uzi bro no kuvuga byuko mwiyagirwa bebe mfashe n'umuntu muraziranye se njyewe abantu b'i Kigali no kumumetse bose wanje Kigali Xavier bose wanje meze bite abantu bino no kubabaye ko sigiye waranyanze nimba wumva twagufasha twakurangira kuko warari bitiri kumwe papa tukavuga ukareka bose bro muraziranye se akuraryoshye cyangwa wasenze njyewe sheri wawe bro wasenze umbwiye ko utanzi jewe njyewe sheri wawe ntabwo nzi bro ntabwo muziranye wayobye bro uno muntu afite ikibazo uyu muntu afite ikibazo umva uyu muntu yambwiye ngo umuzani wanjye njye nari nsanzwe muzi ukumva yambwiye ngo ni sheri wawe akaba yaramenye ate ko njye ntamuzi uriya kanya wende tuje kuvugana kuri phone wowe mvugana nawe abakobwa b'i Kigali niko babaye bro wibeshye reba neza wibeshye man ibyo nakubwiraga man abakobwa bo muri ino Kigali man ahubwo ngiye watse cyumva ngo ni sheri wawe ahubwo gushaka abantu bino icyo abatipe ahubwo muri bareke man bareke kubeshyera umuntu ubona yitanze bro igenda gake
mani narahigiye kuzabasohokana. Izi komande nakoresheje ariko ufite abatsigaho kubireba pe. Banakoresheje komande ya danje. Ni ukurya tukanywa urumva mani. Ariko wowe ugenda ajya ngo ndi kurota aho ndi kwibaza ukuntu bimeze. Oya mubaya cyangwa ariko tubeshya amazi. Niravuye ko umushahara wa mbere. Ndakura mu rugo tujyanye Umushahara wa mbere ngiye kubasohoka. Nanjye icyo nkura ni ugufata icyo kunywa nkanywa icyo umva bro tugenda. Wowe utanyicira gahunda ndeka nashumva Ako se bite byanyu mani. ako twagiye mva sena nawe dore wa tipa turiye amafoto. dore ngira iki nicyo Nicyo cyaturiye amafoto. Nicyo nuko Ubwo nakiri kumenya. urajya he Nimba. uriya muntu muraziranye muraziranye nawe umva yagutuburiye nyine muraziranye yatwimye amafoto yacu ngwiki ariko njye sindi ako ubundi muri mu biki oya mureke we nabyo yatwimye amafoto yacu mani tubwire ageze he Tuza kuva mu gitondo cy'ibungera none. Iki kigo giye kuva mu gitondo cy'ibungera birinze gukirira wakimara. Sha uyu ni umunsi mubi kabisa.